inkoko zihindutse inkware ngo ibishegu nibyo biri trend umwanya w'ibanga uhindutse igare shit my name you know nitwa Candy nanjye kurapa ndabyumva kwandika ibishegu nk'ibi nabibasha gusa imico mibi nigenda ije mumva and after all you gonna know what it is. Yo me people, yere mkomi ya God bad boy shata kula believer champion moso konkala freeway the teacher the preacher conductor vibrator Mr. Dreams. I live the life I love and I love the life I live. Real monster, real hustler. Uwo mubona kuri screen zanyu yitwa Candy Moon Supplier aka Mama Lao aka Mama Lao aka Cemetery don't test me aka HIP tila DRA aka Ra Tata. One more time on Yago TV show. Muramwibuka muri part 1. Abandi munandika muti comment ijana zarageze uzatugore Candy Moon Supplier. Glaciers. Uyu munsi yamaze kugaruka ariko yagarutse mu yindi shusho. OG. Abamwibuka mu mwibuke ntabwo yari yambaye impete ebyiri. Ndacyabadunda. Abamwibuka mu mwibuke ntabwo yari yambaye ipantaro imeze gutya. Iye. Abamwibuka mu mwibuke ntabwo yari afite look ku mutwe imeze kuriya. Nakamakiyaje mu maso ariko aracyari OG. Candy Moon Supplier, welcome to Yago TV show. Ibaze rwose Tuguhaye ikaze twakwakiriye. Ya nabyumvishe. Urabizi yo twahuye ukuntu biba bimeze. Let's go. Inkoko zihindutse inkware ngo ibishegu nibyo biri trend umwanya w'ibanga uhindutse igare shit my name you know nitwa Candy nanjye kurapa ndabyumva kwandika ibishegu nk'ibi nabibasha gusa imico mibi nigenda ije mumva and after all you gonna know what it is. Biravugwa cyane ntibirame bizime vuba cyane bo cyumuriro w'amashara ubwenge bw'abantu ngo bucurame dore abana bari soroma amagara ese ni hiti yabuze cyangwa nuwabibaroze ese mbahereza inkunga mbavuze yo bro mujyana ibyo bishegu. Abo bantu uvuze ngo bajyana ibyo bishegu ni bande? Candy Moon Supplier. Shaya go simbizi gusa gerega mba nkurikira nkumva za commenting abantu ngo ibishegu bimeze nabi nkabona abantu barimo bashyiraho comment. Twebwe buriya tugiye kwandika ibintu nyine ubukurikira za social media ukareba ibiri kudominatinga kuko abantu bose bari kuvuga ngo nk'abahanzi ngibishegu bimeze nabi nanjye nkavuga ati sawa murakoze muduhaye topic yo ni gutyo Candy kuko duherukanira kugeza amagingo ya niki cyahindutse ku buzima bwawe? Yago ni byinshi. First of all ntago nari married. Now I'm a married woman. Yes. The second one ubu mfite label ndi muri label ya Bact yitwa Big Town Empire. Ubu narasayininze biri official A1 za stage z'abanyarwanda zitegure gushya baba ntose bavuga ngo Kenny ngo kudasora imizigo ariko noneho ngwararongowe ubu nibwo ngiye gutwika ahubwo umugabo wandongoye Imana imuhumugisha. Umugabo wakurongoye Imana imuhumugisha utagabanyije. Umugabo wakurongoye ni irihe banga yibitsa abandi bagabo badafite? Nukunyubaha aranyubaha arankunda shayago ngiye nkujyanye muri story zanjye kugira ngo nge n'uyu muniga tuzabigereho byari danje. Urabona ibanga ufite ibanga rikurimo afite ridafitwe n'undi mugabo wa hano mu Rwanda wari we wese ni irihe? Nicyo ndimo aranyubaha nicyo gusa aranyubaha akanyubahira ukonda akanyubahira ibyanjye nta na kimwe akuyemo. Kendi manuka ku mirongo iyo shaka kumva imirongo ituruka ku bakobwa cyangwa se ku bahanzi kazi iri kubyumwere kuba amaso ntaho byishoro twatoje umubiri ikaramu n'impapuro bisasa uburiri life ni haso impandi gurwamenyo medisha kutunza ibya mirenge kunenyo support ya kapari sex ngo guhe sign abakagusunitsa aribo bagushyira down ntagucika intege twe turacyakota n'inkotanyi ku mutima twatsinze sotana twararize twarihanaguye bro twandika agenda nyinshi zaruzuye fo bakunda byacitse no kutuvuga amadefo badutunga urutoki nyamarenye zibari ho badutunga urutoki kandi enye zibariho ariko uzi umuntu urwanywe ngo yago ngo buriya ngwe bagiye bamenya ibyabo shumi yanjye. Uzi umuntu uzi umuntu ubabazwa
n'ibitamureba ubundi numva ukuntu twakabaye tubigenza nimba ubonye ikintu Yago yakoze nimba ukinenze mwegere basugiye ndumva ati Yago wari wagerageje ariko abantu baduca intege completely is not a good thing at all. Niba ubona umuntu yaragerageje musa potential ugendeye unanamubwiza uko umugiye inama ati cya kintu wakoze nabonye kitakubera ese kuki utagerageza iki ariko abantu bakunda guca abantu intege bakavuga amadefo y'abandi bakavuga ibyo abandi batazageraho why ntago muri Imana abantu si Imana at all. Baguciriye akaruru utega bati kendi umuntu ntabwo azarongorwa ariko kendi umuntu ntabwo azabigeraho ariko uyu munsi kubera Imana nabigezeho kuko byari danje urabona nka gutya tuba turi muri no industry none twebwe muri kariyeri yacu ya hip hop ewana abantu bavuga ati nta kintu kizima umuntu yakora sasa rero iyi time ni twebwe ahubwo tujye gukora ibintu bizima reka dusabire n'imbabazi n'abantu bagiye muri iyi kariyeri ya hip hop bakifata nawe bagahita batuma umukobwa abumwe agatukisha bose abantu batubabariye ntago twese hip hop turi amavayu ntago twese hip hop turi abantu badakora ibintu bidakwiriye please keep on supporting me nge nzabereka indi sura iri positive y'abaraperi please ku mirongo nanone twagiye okay kubaka izina ni showbiz ni ngari bashaka kutunigira ku ijosi ritari twabuze ibitotsi mu gihe bafite ingonera imirongo twandika yakababereye inzogera turara duhanga bakabyuka banenga kubwo ifitina n'ubwo bako twabarenga turi busy turubaka u Rwanda twabarutuye turatuje imigishira randa ndetse na bamwe bataza birirwa IG Insta Twitter bla 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 tu ese bazigise cy'uyu musaza mu mashyamba mu ndake ngo yibaruka u Rwanda rusa gutya yo papa w'ababana ibikorwa by'ubutwari nibyo bimuranga turashimiriza ingabo z'u Rwanda zo zitumenyera uko turya nuko turyama. Yeah man iyi mirongo nyituye ingabo z'u Rwanda zose ngenda ndazituye by'umwihariko kuko bro Yago abahungu barakora abahungu abakobwa abapapa abamama bari mu ngabo z'u Rwanda turabasuje by'umwihariko n'abantu bakora akazi kandi kenshi imirongo nanone nyituye inkotanyi cyane OG aho ziva zikagera rwose n'ukuri barakora kandi batiganda turabashimiye abari kure cyane abakumbuye imiryango yabo abari kwitanga ku bwacu abari gutanga igitambo kitagereranywa buri umuntu utanga ubuzima bwe ku bwa mugenzi we Imana imuha umugisha inkotanyi turabashimiye big salute yo turabashimiye cyane hano kano kanya turi na Kendi Moon Supplier imirongo aririmbye imise numvamo kabisa ko nkwiye kubabwira ngo izo lyrics ni izanyu nizabo Yago kuko buriya iyo ureba ukuntu baba bahagaze ku muhanda umuntu akava nk'Ikigali akajya gukora mu ntara kure akigomwa inzu nziza akigomwa kubaho ubuzima nk'ubw'abandi bantu basanzwe akavuga ati nzajya ndeba ku bwa Kendi ku bwa Yago ku bw'umuryango wa Yago ku bw'umuryango wa Kendi ku bw'abanyarwanda muri rusange we really appreciate turabashimiye. Kendi Moon Supplier niyo turi kuri Yago TV show kano kanya tuvugana ndabizi ko mwarimu mukumbuye uyu mukobwa agira imirongo ubyemere cyangwa ubyange kandi ntawe azajya ubu hari abagiye kugutega iminsi buri muntu afite ubuzima bwe mu kiganza yabugira bwiza ikibi kitarabuganza ntiwemere na kimwe kiza kubusanza hunga bwa buyobe bumwe bita kwiyeranja ndavuga ku umwe bayobye ubwenge ngo baracoma ganja no kubeshya rata ubwo gereza no kuyigera amajanja hunga vayo bikubeshya mwana nta wahisha inzu ngo atwitse umwotsi ibiti biragutamaza ntaho wabihisha gukora ibidakwiye bidufungira imigisha nta kizere cyo kubaho rubanda batwishisha imbere y'abantu ngo ntimuzi iby'ibikoresho harabo nzi nanjye twacishijemo ijisho mwaretse ibintu uko bitumazeho abantu abasani bashirishene kubera ibyo bintu byasajije benshi byabakuye ku murongo byangije ibihaha by'abenshi byabishe no mu bwonko bumva yuko ingona bayihetse ku mugongo bumva ko barenze ariko ibyo ni fo. Muri iyo ndirimbo babwiraga bande? Nabwiraga abantu sirtu ku bahanzi kuko ngira ngo abahanzi bagiye muri gereza kubera ibintu by'amadroge cyane cyane kuri hip hop barambabaza bagatuma abantu ku buryo twe twageze kuri level
uzajya ubona kabisa ari ahantu hamwe dukumirwa bakavuga ati hip hop ntago yagera buriya nta kintu kizima agiye gukora buriya ewa naraza yasinze ari bwice gahunda ari buze noneho abwira ibintu abantu baducikaho njye nasabye imbabazi muri rusange nsaba imbabazi hip hop y'u Rwanda abantu badufashe nabi twese ntago turi kimwe baduhereza indi chance this time naje abo ubwira uyu munsi ni bande babirimo bakiri muri nta muntu nunze urutoki ariko umutima ubwira yikosore ubwo duherukana waravuze uti hari amazina y'abantu nzavuga hano batubwiraga bati muze mbere yuko tugira icyo dukora ubanze wiyambure cyangwa mbere yuko winjira muso cyangwa mbere yuko ngufasha muri promotion banze ubigenze ucyanyereza amafoto wambaye ubusa tekereza ibyo bintu uyu munsi bimeze bite kendi uyu munsi bahubwo basenga Imana kubera yuko iminsi yageze ku buryo batari bufungure n'imishumi y'inkweto za kendi kuko gukina n'intaranto Imana yatanze ku buntu ugashaka kuyibyazamo umusa mbega unigira umuntu ayijosi ritare gute hariya ahangaha akahakunigira none saho niho studio iva aho ni muri kick na snare aho ni muri mastering jewe ewa n'aba bantu baraduhemukira ariko nakagira umuntu uyandarika ngo akareka guti habuze iki iyo nguyanganye akamishaje urumva uritonda ukavuga impano yanjye ndayibika nawe ukazajya wirya mbese urumva ariko ukirya ku bantu ubu si iyi mirongo nawe nziko nabo nta cyuki wapfa kubona kiyifite urumva ubwo rero kugira ngo bajye kubyaza umusaruro w'iby'Imana yanyihereye ku buntu ngo nzabihereza uwo nyirabyo mu gihe cyabyo nyirabyo mu gihe cyabyo byarageze urumva ubu rero ikintu gikurikiyeho ni iki ni ugutwika fo kendi urabavuga cyangwa tube tubaretse reka bihorere Imana yarabimbujije Imana yarabikubujije Imana mwaraganira bwa ati cyane buri cyose se ko ari ukubera Imana umugabo wawe mwahuye mute wenda ni story ndende tuzagarukaho mu buzima wenda mwanyuzemo wowe nawe kandi bitwemera tukaganira muri babiri muri kumwe ni gute wemeye kuganduka burya bavuga muri biriya baravuga ngo umugore agandukire umugabo wemeye kuganduka gute umuraperi kazi ewana hari abantu babumva ko abaraperi kazi badashaka ngo bakore ubukwe bagandukira abagabo batuze bamwe hari n'abasore babatinyerega bumva ibirongo kubita kumva ntiyagutinyuka wowe wagandutse ute ikintu rero twita kuganduka ngira ngo ubone ukumenya inshingano zawe ukazikora uko ziri rero buriya ni ikintu abantu bibeshya abantu baribeshya bakagira ngo kuba umuraperi ni ukuba mbese nibyo nakubwiye abantu bafite ikibazo cy'imyumvire ngo ni ubuvuwayu ngo ni iki buri kintu cyose mu gihe cyacyo ubwo niba ndi kumwe na sheri ntago nazatanaye ibintu by'ubugangsta bitari ngombwa oya niba nje kuri Yago TV show ndatwika ewana bikaze kuko nyerwa ni muri show ariko iyo ni mu rugo nyine ni calme ni ugukora ibintu nyine dutuje n'iki ibintu byo mu rugo hakaba ibyo muri stade hakaba ibyo mu nzira none se ugira ngo ku kazi unsanze ukazinjye wasanga natwitse gutya reka hari nubwo waba batazi ko mvuga ubwo rero buriya kugira ngo ugende n'inshingano zawe neza buri kintu cyose mu mwanya wacyo yego yakwemeje ate rero nakubwiye ngo yanyemeje kubera kunyubaha gusa kuko hari nk'ukuntu uba abandi bantu baba bagufata unahura nayo akaza ibintu byinshi cyane ngahura n'undi akaza ibintu byinshi cyane ewana byandi byagusaza ariko ikintu umutipe yakoraga ni ukuvuga ati ibyo byose yarabyumvaga ariko we akabifata nk'ibidahari akambwira ati ngewe icyo nzajajinga nicyo nakubonyeho hanyuma noneho wowe nari nkubajije ngo yakwemeje gute wowe wamwemeje gute noneho niwe uzabyivugira ntago mbizi ntago nzi ibitekerezo by'umusaza ariko buriya nawe kujya avuga ati reka ngo utsindire hari uko yabibonye ntabwo namuvugira nta makuru mfite abaraperi bagenzi be mwabanye mu bihe byo hambere mugitangira umuziki mukirwanirira ino njyana barimo bitwa ba Pifla ubu bari he wabavugaho iki Pifla wamuvugaho iki Pifla arahari ari mu bikorwa bye courage muraherukana se oya ariko twaravuganye ya mbere aha kuri phone ariko ameze fresh ari mu bikorwa bye
nanjye ubundi mu byanjye nyine ndi kugerageza kureba ya ariko turi kumwe peace and love. Ari gahunda yabi yo gukorana nawe? Of course kubera ikize twereka isa n'isa turakorana tubitewe kuko twebwe umuryango twari duhuriyemo witwa Mafia Land ni umuryango uvuga ko buri wese isa n'isa ushobora gukora igihe ushakiye kandi ugakora uko ushaka niba ari bibahuza nabyo mukabihuriramo nta barriere zihari. Yego. Management nshyashya ya Bact. Yego. Bifashe bite mwasongiye kingana iki? Nugo twika. Umva. Cy'amasezerano byose ndi bubivuga zabyivugira ariko management yitwa nyine Big Town Empire. Bact niwe nyine manager wanjye ubu ngubu kuri uyu munota. Nanibutsa n'abantu kujya kuri Big Town Empire channel bagasubscribinga bagakora like cyangwa se like bakajya hasi bagakora comment bakatubwira hanyuma bakanasharinga biraza kutugira neza kandi turaza kumenya nimba uko twari twitwaye imbere twakomerezaho cyangwa se twamenya ibyo dukosora. Rero no kuvuga ngo ubu ngubu umushinga wa mbere wageze hanze n'indirimbo yanjye yitwa Ifitina. Wayumvisha nagiye ngwezamo verse nyine ukuntu abantu bafite za fitina za fake nyine bafite amajaruzi kuri bagenzi babo mu rusange. Rero ugiye kuri iyo channel urajya aho ubone iyo video ni nziza ni video nakorewe na Big Town nyine. Abantu bakore subscribe please bakomeze kudukurikira badusupportinge hanyuma twongeye tuzamure hip hop surtout igitsina gore tuyishyire ku yindi level. Umugabo waragushyigikiye muri kano kazi kawe? 100%. Ahubwo ni wajya ngumbwira atari koko mbamo nutagikora bimeze gute nkamubwira ngo urabona ngo ngende umva ngiye kuyeka agambye ati reka ubireka se wabiretse se watwitse ahubwo twika. None ubwo niba arambaza ati wagiye gutwika cyane ntago wagiye gutwika. Nawe ni umusaza kuko nakubwiye ngo iyo umuntu akubaha yubaha icyo ukunda kandi akagusupporting uko ashoboye kugira ngo uzabashe kugira mbese uzachivinge cya kintu wifuje kuva kera. Yego. Byari byose abadukurikiye babyumve neza ari cool ku buryo twaza musaba interview muri kumwe. Ako kanya rwose vuba cyane. Imbere cyane nawe abavuga ati niba birimo nka gutwikira bitwaye iki. Ako kanya ahita bikora. Ubuzima warubayemo mbere yuko ukora ubukwe n'ubuzima ubayemo uyu munsi butandukaniye? Mbona bitandukanye kuko iyo nyine umaze gushaka ufite adresse nshyashya nyine hari ukuntu nyine ubona abantu bagufata bitandukanye ko bagufataga nyine ukiri single nyine ubwo ukabona ufite responsibility zirenze nyine izo wari ufite nyine biratandukanye. Kuko ubu ngubu byuka bati munigaranywe icyayi kandi uko genge nabyuka nkavuga ati ngo ndi bubyuke aho ndi bushakira na nteka igikoma nyiwe nibyende ngiye igikoma yagoro naye ndakikunda ye niwera igikoma urumva akavuga ati ndakora isuku igihe nshake najya utariko sibyo urabyuka nyine ugateka ibyayo ati paturo byahiye ugafata batoroje nyine ugatunganya mu nzu ukavuga ati n'abashyitsi bataza kuri ducisha mu none. Buriya abantu bansanze mu rugo bahita baseka banajombyemo watengeje nyine natwitse. Watengeje watengeje none ndabwo ati nge aramutse gusanze mu rugo yasanga najomyemo watengeje. Ari ibintu nakoresheje ariko nanjye ku mutwe ko watengeje. Nanjye rero ngiye gukora ubukwe hari ibintu bakoresheje ngewe sinarinzi ibyo bintu ngo bride show ndabwo ateka ibyo ngiye kubona abakobwa bazeza batengeje ndavuga ati none si imizigo ngewe ati ntibizakunda none tuzi ibintu ntabwo byakunda. Ntabwo se wabikoze? Warabikoze nyine njye nkajya mbona nazi iyo byerekeye ngo ngaho haguruka ngo byitwa nguki ngo bride show. Ese ntabwo wabonaga kuri umugenge? Ntabwo wabonaga ko none ikintu gisekeje basaza banjye niyo bayineguriye urabizi
urabizi ko undi ikorwa n'ababebi njye rero nta bintu by'ababebi ntabwo ari gahunda zanjye noneho basaza banjye ngiye gukora ubukwe bagira isoni baravuga ati ariko se ko nta bride shower wakoze ntiharya ngo bride shower reka ibyo rugeze kurumva nagira ngo ajya kubwira abantu ngo barayitegura mbona abakobwa baraje watengeje wakamambirije ewa ni by'ababebi n'abakobwa none kwa kundi ngo ufite ngo bamarene ngo n'abatante bakubwira ngo uzi ngo wadodesheje iribaya ngubwo ngo uzagenda ngo ubwo ujya gusuza ngo kwa nyoko bukwe ngo uzagenda ngo wambaye ipantaro none se ngendeye nambaye hano baranejya ngo ndodeshe iribaya ahubwo ikiganiro gitangaza nambaye iribaya nzaza na waribaya ji nambaye na watenge ji na shimboka urumva icyakubwira noneho naza ngombara imikenyero wakoze ubukwe wambaye gute nyine mu gusabwa nari nambaye imikenyero noneho guhibwa icyakubwa umunsi wo kujya gushaka ikanzu y'abageni nabwo nti uru runtu ubu nkabona ngenda ivuga ati nyine nuko bimeze ngewe bundi numvaga hano nkatoragura ikanzu yose yawe wese mbaye genda ambaye tugende he bari banyishe kugira ngo umuryango si mwiza reka dusuze imiryango yacu dushyigikira umunsi ku wundi ikaduhereza icyerekezo cy'ibyo tugomba gukora kuko bamwe tuba tunajagare tutazi ibivaniye noneho mu bukwe wumva kubangamiye n'iriya kanzu nanjye ngira gutya noneho nkumva nambaye imeze nka madamu samake ifasha hari urundi rugero noneho nkumva noneho rufite ibiro najya kwicara nkumva urundi rwasigaye inyuma ntangira gutonganya amarere ndababwira ati sigaye mwazaye sigaye mwavuze ngo ibintu ngo ngiye mbyambare tubwo ni akazi kanyu ubwo kwambara inkweto ndende mbabarira gusa umugisha wanjye ntabwo hari ahantu ndi bugende umwanya munini nyine nta wundi nari kwikubita hasi ngaseba ubwo bukirangira ubwo wese ubikuramo ako kanya nta n'umwe njye nta n'amafoto y'ubukwe menshi mfite ngo nyagiye kwifotoza reka nababwira ati ubwo mutaha ubukwe bwarangiye tibwarangiye umva aho hantu twakoreye ubukwe nahise niyinyabya mu cyumba nkuramo ikanzu njombamo ipantaro ndaza oke mugende tubaherekeze burakoze ubukwe bwarangiye ko ahantu twakoreye ubukwe ni naho twahise dusigara muri honeymoon nyine ubuzima burakomeye none washimbokeje yego iyo nicaye medita urugamba narwanye nibwo mfata inkoni nkakebura batanye nabahaye injyana nyayo indoto zari twese tuzagafate ese ubundi mumbwire munyumva gute mumbona gute kweri yige musinyimerita kuva kera mbaha amahiti everyday mwora munyumva J Yey, woniwe Ken Moon Supplier. Nushaka undi ntawe uzabona. Wamukula. Iyi niyo verisiyo yonyine ya Ken Moon Supplier iri kuri inosi dutuye. Yonyine. Abandi bazabaho wenda bajya kumwegera. Ariko OG n'uyu nguyu. Ubu ngubu nibwo ngiye noneho kubereka mwenyewe. Ubundi bajye noneho bavuga ati wawundi uzi koko ari we. Buriya nicyo cyiza nabwiye abantu. Buriya ntuzagende, buriya nta muntu wihuta kuruta uwayobye. Ibi mbivugiye iki? Hari abantu twagiye tugenda na ewa naganyura amashortcut muri za drogue akanyura amashortcut ngo ari mu bajama ngo nibwo ngari bukurema za connection abandi sindi mu mashuka abaniga abandi sinde wa bintu biracika. Ariko umva slow nk'agakeri urumva ukahita uba supure nk'inuma anytime uzahita ugenda ugereyo neza ntawe ugira icyo akubaza igihe cye kuko hari n'igihe buriya rega Imana idahita ireka ngo ugende kuko ivuga ati hari igihe nshobora kumureka nkagenda agasara cyangwa ntibigende neza ndashima Imana yandinze ndikanyuma hiti mu gihe kitari icyayo ariko ubu ngubu ngiye kuyibona ugiye kubona hiti ako kanya ubusaba gusabaga amafoto wambaye ubusaba zongera bayagusabe baranantinya njya kwa nkabona muri twawe nguraho Keni ni ndaho ndashima Imana ubwo batagiye ngo shango ntango twabonye ngo wasohoye video ati Imana yarabikoze ngo shango nyine ngo wese ngo twakubwiye ngo tugufashe ukabyanga ndabashimiye ntarumva ubwo bufasha narabwibagiwe murakoze
none Kendi gira amagambo nk'atatu tubwira umugabo wawe. sheri wanjye sheri urakoze kunkunda ndabizi kunkunda urakoze kunsapotinga uko ubishoboye waba uboneka waba utaboneka ndagukunda akazi keza. Aherereye he? Aherereye mu kazi byarangiye byarangiye Kendi urukundo rufata gute? urukundo ni ikintu gikomeye yago buriya rero abantu baninyiye ubusa yo nibagiye gusuza b'abahungu baduteretaga ndabasuje reka mbasuze mu kivandimwe abadukatiye nubakira abasiribateri babuze ibyuki turabaramukije mwarakoze nanjye mwatumye mbona imari bikora nyine none Irabikora? bikaze cyane Imari yawe irabikora? none urabona ukuntu nwika cyangwa Se wamuga. Uzi icyo ntabona ni iki? ubu ari ikintu utari kubona koko yago Ugasatsi kanyereye. umva yago Kendi uzi ko wabaye umudamu? nabaye umudamu none se ariko ubwo abahungu badukatiraga mugateretana yagera imbere akambwira ngubwo rero ufite sheri ngo barimo baramutereta ngo nawe ngo uri aho ngaho bugacya ashaka nkatira uzi ko nanjye n'ukuri singiye kucya nageze igihe ndiheba ndavuga ati she ubu nta mugabo noneho ari nk'amakomenti n'abasohoka kuri za social medias utanafitemo uruhare bimwe utanazi umva utafite n'aho uhuriye nabyo umuhungu arankatira undi arankatira undi hagati noneho ko nzi ko mama wanjye ari umukristo ataroga ko nsengera kasenga ndazira iki urukundo rye rwarambabaje buriya reka nkubwize ukuri yago njye nagiye kandi buriya ni umuntu ugira urukundo njye singira uburyarya ndime niyo mpamvu nyambwira abantu uti ndiji buriya kugira ngo ubone ikintu nkatakate ngo mubwire ati yakorwa nyikubwira uko kiri uriji mwabwa ati mbabarira ndabikubwiye aho yangene nicarane na yago tutanya tuzenga ariko nguriya muntu ngo buriya muryaryana mugira nabikubwiye ndabikubwira wirwarize bona nituzavuga ati tuyambwiye gutyo ubwo tupfe niba kandi je buriya nanjye nkunda umuntu ungaya cyakanshima kandi atambeshye ubwo rero nyine ikinano nakubwira yago ngiye nkumvuga ikinyarwanda nuko umwana arangana gute umwana ameze ati dore uko numvira arimo ariga production uvuga ngo izo banze kunkorera azazikora buretse ahubwo ubu ngubu ndaje nzatwike bitangaje urumva ngubu nugiye kuzajya akora ibintu by'amafoto iwana ayo ma production noneho tuyageze handi neza mu bandi bantu bashyire ku murongo naho akomeze kugenda yego ugira ngo se corona shanti yatumye abantu badakomeza kugira ubumenyi ko ibintu by'amashuri byahagaze ariko bazayifungura akazi kose hanyuma umugabo yarakwemeye kandi ufite n'undi mwana byaratebutse kubyakira cyangwa ni papa w'umwana ntabwo ari we ariko yarambwiye ati n'ibyawe byose n'amatwi n'amabinga bitwaye iki umugore n'ubyara si byo se yago ugiye kuvuga ngo si byo se badishawa reka nsuze n'abantu bose b'abasingo mada bakomeze bitware neza hazaza undi buriga nyine hagukorera akazi kose none yakubwiye ngo iki subiramo ukuntu yakubwiye ngo umugore n'ubyara ngo ugiye kujyana umugore ati niweza kujyana umuntu utazi niba abyara cyangwa atabyara turata mugore watugende kamujyane n'umuzigo wawe akujyana n'umuzigo wawe iby'Imana yatanze bita umuhungu mwiza rero yago tagira ariko bamaze kugira imyaka ingahe ubu 15 15 yes amaze kuba umugabo ubwo se urumva atabonye umuzigo sawa ubu twagiye avuga ati ndishuwa icyuki cyawe gitanga amaproduwi ubu nini nkorera ringaza gitanga amaproduwi
protection kirazifite icyuki na protection ya 15 ama production y'ubugome ubwo rero ubundi nibeshya ngo ubwo ikibazo sinzi aho kizaba kiri kuko nta kibazo Imana iri kumwe natwe. Dusoza ku mirongo iri hafi ndetse unatubwira project yawe yindi izakurikira ifitina izaza ryari? Projet yanjye izakurikira ifitina izaza next month. Hanyuma izaba iri kuvuga se nyamamaza. Oya ntago nshaka kuyamamaza. Okay, izaba iri kuvuga kuki? Izaba iri kuvuga ku bantu b'ababyeyi batita ku nshingano zabo. Ikibazo cyamara kuba bakajya kuririra RIB. OG. Nakubwiye ngo ngende mama lawo. Ntago nzajya kurimba ibishegu, ntago nzakujya oya nyamashaka za topics ziri butuma abantu bose bamenya what is going on. Ugasanga umubyeyi ntago umva arataye ngo yiriwe ku kazi atashye nta no kujya mbese akabwa abana mwiriwe agamagara umukozi ngo mwariye okay sawa agahita agenda agahita yoga agahita asubira muri machine akajya kuri za chat mbese chat atachatinze umunsi wose ari ku kazi zigatangira mu rugo ngakazi kandi nakakajyana mu rugo abana bakajya kuryama batavuganye n'umubyeyi. Ugasanga rero ni ahandi umwana nyine azajya agenda aca mu nzira zimwe na zimwe atazi ko bari bubyitwaremo. Ibibazo byaza bakajya kuririra RIB. Ganiriza umwana ntibigoye biri cheap. Niba mukoramo akazi uguza asanga uririra RIB, ikizamubaho cyose n'uburangare bwawe kutagiza akanya gato ko kuganira nawe. Man, indirimbo izaba irimo ubutumwa kabisa. Hanyuma reka ngushimire cyane. N'icyo usaba abanyarwanda badukurikiye kano kanya? Abanyarwanda rero bakurikira Yago TV show n'abari gukurikira Kendi Moon Supplier aka kanya ndabasaba kujya kuri YouTube channel yacu yitwa Big Town Empire bagakora subscribe turabinginze bagakora like bakakora like of course bakajya hasi ababikunze bakatwandikira bakaduhereza comment zabo n'abatabikunze nabyo of course nabyo tuba tubishaka kugira ngo tumenye icyo dukosora n'icyo dukomeza hanyuma please basharing murakoze. Bless up ariko ku mirongo dusoza ku mirongo iri hafi iri hafi tugute kunimba koranye na Pifla nakoranye na Pifla menye ibyawe menye ibyanjye akanjye nikaba akawe nikaba kanjye Imperial Mafia Land ikuzwe isingizwe men nakuvuka nta gupfa nta ndwara nta muganga nta muhanda nta barara uje nabi bagupiga banakwica bikinira mana bazi nifaranga yagukunze uracyuka akayaguhana imyuka ukarapa slenge nyinshi z'ubusa slenge nzanye ubunicya man. One love.